This another hit. It is just an annoying. Maximus kuri mine. Ase bro ni gute uboneza gusuruka amagihe nkaho utana namvugisha. Kuri chat bro. Kuri chat ukabona seka? Man zumugete nimo gucata. Umuntu yamupashe kuri fipi. Ariko nawe ibonye waseka. Kandi ngo ari passe ntimuranahura. Ntago turahura man. Ahubwo kubera amasoni ngira. No. Ngira ngo tujyane nje kumureba amerekeza. Werekeza? Nizere kuri bugore ntarenge se ko nta kibazo. Umva nukuvuga ngo kugura nawe bifite inyungu afite karumuna. Nawe urahita ufatiraho kandi ibyo kunywa nta kibazo ibyo ngibyo. Tugere ntarebe nanjye nigafatwa nanjye nzagura ntari tugere. Okay tugereye none tu. Wino waundi. Okay, so ikibuga ni cyane. Kabengi. Turasubira ku muhanda. Sawa. Nese ko tabamenye muri bandi. Ni njye wa muntu twavuganaga kuri chat ya Fibi nyine. Mukanya. Yego. So ko rero byo rero. Nyine narakubonye numva ndagukunze. Niyo mpamvu naje kugira ngo nkubwire ko nkunda. Ego man. Aho ndashamba nyine kintu bitwaye nuko ibintu ngiye nyine cyo gukundana n'abahungu reka namba mbiri. Ugize ngo kubera ikisugo kuko hari ikintu wari kubutanyemera kuko ikintu twaye nyine ariko njye ngibyo reka. Jesus is Lord. Byiga wumva ko bigomba kubaho. Sinzi niba byashoboka. Okay, njye nubitekerezeho wenda hari ku bwawe uvuga uzambwira. Nta kibazo. Bye. Salama bro. Beza bite? Wapi man? Ukuru wana ntindije amasaha yose unizere ko kazi kose ugakoze. Baranga tema ngo nago byavamo. Ugize wallahi ngo nago ngo ibintu byo gukunda ngo abejya. Ukuru yagusuzaga neza wikabye amana. Ukuru wallahi niko bigenze. Uzikora uza makuru mfite. Ubundi ikintu cya mbere ni amakuru bro. Uriya mbebe ndamwiyiziye neza ijana ku ijana. Uza kajika mutereta abandi buri gihe. Agatikagara burya. Gakareka. Yenda za bakwereka tukaneke tunagakoma ahubwo rito nanakabona. Yenda gakwereka ndabizi neza. Serious? Abari muri karitsiye bose ndabazi. Ubwo se karaza nkasanga. Ndakwereka we byibure. Ndakwereka turakaneka ndabizi. Tukagogerera hano se. Ndakwereka nyine ndamukwerekana inzira zose zindazizi. Yenda za kumukwereka. Okay, sawa reka tukagogera. Maximus kuri mine. Bazena bitu bakwame. Bazena bitu bakwase. Bazena bitu bakwame. Tuberekeze mu bibanje. Bazena bitu bakwame. Bazena bitu bakwase. Shit. Kame. Sinzi nta kibazo. Cyane rwose. Ameze neza tu. Nanjye nari meze neza nabivuze reka nsimbuke nyine namvuye ku kazi ruguru hano. Tuganira reka nsimbuke mu suhuza. Amazira akaze. Bayikorera umuntu wanyamye. Oya ntabwo nasanze kuba nabikora. Nanjye nuko nguko ubundi mbaza ngo meze. Ndumva ndano kure cyane. What? Okay. Hamwe nawe udashobora kumva. Nimba ari umuntu muri isi nkuru. Ni wowe. Ubyaranyobeye. Ngerageza no kukwibagiza ngo ntagutekereza ariko byaranze mba numva nagutekereza nkakomeza nkagutekereza ko bimeze gusa nta mumerekeza tugenda ndenze umuharura
Yesu we ibi ni ibiki? Babiloni n'uyu wangu. Akusimani ndamuzi bikira mu bindi ngiye simutereta akusigira fure mu nyumve man ni kuri yagusa ngiye simutereta kandi nimba mushana ibintu byo kurwana tu Sa makuru ndayafite n'uyu nguyu. iki se kandi wowe uri kuri revo y'ura mubibone cyangwa akuse revo y'ibiki amafaranga ufite ntacyo wese uri ufite iki wambwira gutyo kura ntari byanyereka yunyereka ngenda yo kubaka je mfite n'ibihumbi 10 hangaha aho mbeco Reka nkabikobeka turebe yatwereke. si 2020 No. Yesu Kristo we mureke ko yigira Turakabije Imana. sindi sheri wawe urambeshyera rwose sindi sheri wawe undi ngewe nkuzi no mukobwa arambeshyera ntago ari sheri wawe sheri wanze no kunsuza noneho sheri se sheri ugize ngo mu kanya wanyakanye kango nawe ni sheri wawe hirya wowe banzu nyumve nanjye bya bintu byari amareshya mu gihe ugize ngo abantu bantangiriye n'ibisambo n'abashaka oya ukuraje gumbesha ibintu byinshi ndabizi ariko ntabwo bikuraho ko ngukunda umva basi none umva ngusaba akantu kamwe reka ngusaba akantu kamwe bariya bahungu ninjye nabo buriya basanze ntari muri mudu nziza yo kurwana reka ngwereke akanya ngiye kwita njya kubareba ngiye kujya njye kubareba mbakubite bimwe bitabaho buryo no kugira ngo uzemere ko ngukunda sibyo nzabibona nyine do muretse ndaje guhereka baby do simbikwijeje ngiye kugenda mbarebe mu rugo mbakomagure ku buryo nta n'umunsi wazongera No.